Ni amakuru akomeje kugenda atangwaho ibitekerezo n'abantu benshi bagiye batandukanye babigarukaho bavuga cyane cyane kuri uyu musore wanyu Ngabo Medard wagaragaye muri ayo mashusho ameze gutyo ndetse anavuga amagambo yakomeje kugenda yibazwaho abantu benshi bagenda batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. So twihuse cyane rero ni Kigali The Twilight Talks Entertainment ni amakuru y'abasitari niyo tugenda dukomeza twibandaho umunsi ku wundi. Niba ufite umuntu ukunda kanda subscribe kugira ngo utazayicikwa ujye urushaho kumenya ibye umunsi ku wundi. So Ngabo Medard navuga ko ari umusore w'umunyarwanda wakuze afite igikundiro kidasanzwe bitewe n'uburyo ki yitwaye muri industry cyane cyane muri muzika nyarwanda, ndetse ukabona ko akoresha n'imbaraga ze zose zidasanzwe kugira ngo agire ikintu kidasanzwe aha abanyarwanda muri rusange. So rero kuri uyu munsi yongeye kugaragara muri ubwo buryo nyine abantu benshi bagenda babitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye nyuma y'uko avuze ko aretse ibyo kuririmba indirimbo zisanzwe ndetse akiyegurira indirimbo z'agakiza. Abantu benshi rero bakomeje kugenda babivugaho ndetse banamusaba imbabazi y'uko rwose bibaye byiza yabakorera indirimbo ya nyuma cyangwa se akabakorera igitaramo mu by'ukuri gisezera ibi bintu bijyanye no kuririmba indirimbo zisanzwe kugira ngo babashe kuba bakongera kumubona byibuza bwa rimwe nyuma y'uko afata umwanzuro babashe kuba bamubona bwa rimwe byibuza ari muri za ndirimbo zisanzwe. Ngira ngo murabizi ko ari we muntu hano mu Rwanda navuga ko yagiraga stage zishyushye bitewe n'ibintu yakoreraga kuri stage. Bivuze ko uyu nguyu ari Michael Jackson wo mu Rwanda cyangwa se yahoze ari Michael Jackson wo mu Rwanda. Ntabwo naba mbeshye kuko buriya Michael Jackson ni umwe mu bantu navuga ko b'ibihe byose ndetse stage ziwe ntabwo zigera zibagira, nta wundi muntu uragira stage iryoshye nka Michael Jackson. Rero n'uyu nguyu Meddy navuga ko nta wundi muntu uragira stage iryoshye nk'iyi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So navuga ko ari umusore wari ufite impano yo kuririmba ndetse nkavuga ko yari umusore wari ufite impano yo kubyina mu buryo budasanzwe. Abantu benshi ibi byose barabimukundiraga. So rero kuri ubu ngubu yongeye kugaragara muri ayo mashusho ndetse muri kumubona ko ari kuri moto yambaye ipantaro ya deshire. Rero abantu benshi bakomeza kugenda babyibaza hati se umuhungu wacu yaba agarutse mu bintu bye, dore ko ahanini kuri ubu ngubu habuze umuntu ubikora nka we. Abantu benshi bakomeza batakamba bamusaba ko yazagaruka byibuze akabakora n'akaririmbo kamwe. So yagize gutya rero apostinga iyo foto yandikaho amagambo ngo back on the road, bishatse kuvuga ngo garutse mu kazi cyangwa se kugaruka mu kazi, fresh from parental leaves. Ati kuva mu kiruhuko cy'umubyeyi cyangwa se hano icyo yarashatse kuvuga ko nuko ibyo yari amaze iminsi arimo cyangwa se yarahugiyemo nuko yarahugiye mu kwita ku bijyanye n'umuryango we, ndetse yari yarafashe akaruhuko ko gukora ibindi bintu byose nyine yajyaga akora bimwinjiriza amafaranga cyangwa se ibintu ibyo ari byo byose agafata akaruhuko kugira ngo abashe kwita ku muryango we. Akavuga ati two kids not for the week, ni ukuvuga ngo abana babiri mu by'ukuri ntago uri umunyantege nkeya, ntabwo mu by'ukuri wababasha. Ati abana babiri ntago ari ab'umunyantege nke. So rero maze gushyiraho ayo magambo n'ubundi abantu benshi bakomeje kugenda babivugaho ndetse banamushimira ko rwose kuri ubu ngubu ari umubyeyi navuga ngo w'icyitegererezo mwiza. Ku bantu bagiye bakunda kubona udushusho akunda gupostinga hano kuri Instagram, bakunda kubona ukuntu aba ari gusabana n'umukobwa we. Kuri ubu ngubu navuga ko noneho afite abana babiri, kuri ubu ngubu akaba yarabyaye rero umwana w'umuhungu, akaba rero ari byo bintu yari ahugiyemo. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo batangaje ko yari ari kwita ku mugore we atwite, ndetse kuri ubu ngubu akaba yaranibarutse umwana w'umuhungu. Rero akaba ari ibyo bintu navuga ko yari ahugiyeho kugira ngo umugore we abashe kuba yamererwa neza. Rero nyuma y'uko umugore we amerewe neza akabona ko akomeje akazi ke ntacyo byakangiza, rero kuri ubu ngubu bishoboke ko ashobora kuba hari ikintu gishyashya agiye kuba yashyira hanze. Mwibutsa ko witwa Bruce Melody aherutse gutangaza ko hari indirimbo bafitanye y'Imana, kandi iyo ndirimbo rwose nta kintu gishobora kuba cyayibuza kuba yajya hanze. Rero birashoboka ko wenda bashobora no kuyiheraho cyangwa se akaba nyine yarateguye n'izindi, dore ko bano bahanzi bashobora kwandika indirimbo bakazishyira nyine muri studio gusa kubera ko baba ari abakire baba bafite amasitudiyo iwabo
yagira gutya mu gihe cy'akaruhuko akandika indirimbo, rero nta cyamubuza kuba afite indirimbo nyinshi wenda zaba ziri no mu bubiko, rero ashobora kugira gutya akavuga uti reka abakunzi banjye cyangwa se abafana banjye ngire gutya mbahe kino kintu. So ndakeka rero nta muntu byagwa nabi kuko abantu benshi kuri ubu ngubu baba bicaye bategereje kugira ngo barebe indirimbo uwitwa Meddy yasohora, dore ko navuga ko ari umuntu n'ubundi wagiye muri gospel n'ubundi bigakomeza bikamuhira bitewe n'uko afite impano yo kuririmba, yashyize akaririmbo hanze bita n'iyo ndirimbo ari kumwe n'uwitwa Adrien, ngira ngo iyi ndirimbo yakunzwe cyane by'umwihariko nanjye ni indirimbo naje kuba nkunda cyane y'uyu musore bita Ngabo Meddy, navuga ko n'ubu ngubu ari indirimbo igikunzwe ku rwego navuga ngo mpuzamahanga, ndetse akaba ari umuhanzi umwe rukumbi hano mu Rwanda wageragezaga kwerekanwa ko ari we muhanzi wari ushoboye kompetisiyo n'abanyamahanga, bitewe n'uko kuri ubu ngubu muri East Africa niwe muntu navuga ngo wari ufite indirimbo yarebwe cyane kurenza izindi zose. Ngira ngo abitwa ba Diamond bagize views miliyoni 100 ejo bundi, dore ko uyu Meddy we yari yarazujuje na mbere hose, nubwo wenda batajyaga babivuga mu binyamakuru by'iwabo, ariko byibuze nabo babaga babizi ko hari undi muntu ubarenzeho. Indirimbo yitwa Slowly kabisa navuga ngo yazengurutse isi, kuko buriya indirimbo igize views miliyoni 100 iba yarazengurutse isi n'ahantu iba itarageze. Navuga ko ari indirimbo ibashije kuba yakundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ingeri zose. So nta bindi birenze rero nje kubwira ko ari kugutangariza amakuru agezweho kuri uyu musore wanyu witwa Meddy. Mumukunda muri benshi, abantu benshi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo abantu yagiye aha inspiration kugira ngo binjire mu kintu kijyanye n'umuziki, rero bamukunda ari benshi, kumenya amakuru ye biba ari ingenzi kandi ndakeka ubashije kuba wasobanukirwa. So murakoze cyane rero, yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'abasitari runaka.